shishi oya shiri muhane rwose pe muhane aricyo tutamuhaye koko aricyo tutamuhaye Kazuba aricyo twakwimye nukuri kw'Imana ugeze aho ugenda na kondomu papa nukuri kw'Imana nyizera nagiye ndakwizera se niyane nagariya ninjye wayishizemo n'imbere y'Imana wabwije ukuri so wanje mama nukuri ntago ndi gukubeshya ndakuba basi kondomu niyanditse iki papa nyamara ntabwo urimo kumuhana ntabwo urimo kumuhana niyo mpamvu atarimo kukubwiza ukuri ikorera mva imbere ndaje tubonane yorera niyo myanda yawe yose ndaje uransobanurira ABCD sibe nakubwiraga icyo umwana tutamuhaye koko Agahinda k'imfubyi ninde wakamenya Kazuba Ose kuranga uri kureba Byagenze bite? Noneho byagenze bite se? Mera rambangamiye mwana kubera iki koko wabyemeye wasubire nkajyana n'ababyeyi banjye Kazuba uri kuvuga amagambo akomeye pe byagenze bite nyine mbwira impamvu papa niwe nari mfite basi unkunda nakuwo nita papa yankundaga nta n'icyo byari bintwaye kuba mera atankunda nyine nari nariyakiriye ahubwo na papa byaragiye asigaye anuka asigaye ankubita nabaye nk'ingoma y'abaporoso muri uru rugo kubera iki koko nyine ngiye byagenze bite none navuye ku ishuri noneho basanga bose muri salo nyine urabizi anti we n'ubundi naramumenyereye arangije abaneranyije nyine na Bibi noneho aje kuneranya na papa batafata baga yanjye anti n'imbere y'Imana niba nari nzi ko kondomu yageze simbizi ngo iki noneho aragafuka k'inyuma buretse ubuza anti nawe se ugiye kunyigarama koko nyine uri kuvuga wihuta ngo mugaki baransetse basangamo kondomu anti nawe uransize koko ubu noneho ndasigarana Kazuba anti ntanango ushaka kunyumva se ngende kukumva ariko nizere ko ibintu ndi gutekereza atari byo n'imbere y'Imana ibintu uri gutekereza ntabwo ari byo njye baransetse aragafuka najye nshyiramo nyine ikintu na kimwe kuva bamabaga sindaye gafungura papa ejo yaragafunguye
agafungura asangamo kondomu arankubita mani agomba kwiyakira impamvu yo kurira naho ngaho bigeze sinzi uko kondomu yagezemo narayirebye nanjye ndumirwa anti habe no kumvuganira ahubwo akajya ashyiramo umunyu barankubita kuki babyemeye kuko subaka agahinda anti ubona nzakavaho Kazuba reka kurira sibyo nzi neza ko Imana irakuzi kandi yagusobanukiwe kandi ibintu byose uri gucamo bizagira iherezo uzi ukuntu Bibiliya ivuga Bibiliya avuga ngo hari kurira kwaranira umuntu nijoro ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga uwo uri kurira uyu munsi ndabizi ko igihe uzaseka ndabizi neza ko ibyo bintu bya kondomu ndabizi ko utabijyamo mbona uri umwana muzima gusa rero naramutse ubigiyemo waba untengushye ariko nizeye ko utari kumbeshya Kazuba ari ushaka ko genza kurwana urugamba neza ujye umbwiza ukuri nubona guye no mu cyaha umbwiza ukuri kuko ntago uri marayika uri umuntu umbwiye ati yandi rwose byagenze gutya sibyo ariko niwe umbwiye ati ntago ajya nabikoze uko nyine n'uriya mugore nyine nta kintu na kimwe akwifuriza kizima biragusaba gukomera kandi nakubwiye ngo ugomba kuba strong ntazagende nimwe kubura ko wacogoye ikindi ugomba kwiga kwa gaciro k'umukobwa n'ishuri sibyo ihangane urarira kandi ndazi ndanakwikundira ndakwikundira ngaho cyakariza abana gukunze bamuzane n'indazi nirira ubu uzamuka kugera ryari nungura mwana ntabwo ushobora kumuha amahoro ubona n'urugamba uzarutsinda kuko tuvugisha ukuri wari uje se kunyibutsa ko urugamba ntazarutsinda hako uriya mwana abaye intwari uri intwari ya Kazungu ku buryo ari we ntwari afite wo kumurwanirira Kazungu ndavuga Kazuba ako njye nabari intwari yiwe reka nkubwire urebe ibi byose baharanira wowe uzashida kubaye nk'ingati imennye uzabura byose kadendarahiye kaburana ngati imennye ariko mbwiza ukuri ubu nta kindi kintu wabonye kizakikugenza hano usibye amateshwa nk'ayo ngayo ntabwo uza gushaka kumubera intwari ngiye kwereka ko ngiye kumubera intwari uzabishobora se urumva uzashobora kuba intwari reka rero nkubwire cyane nibwo nabonye ikigwari cy'ibintwari igitekerezo cyose cyiza umuntu afite Imana yagishyigikira ndabizi neza ko Imana izamarira yiriya mfubyi muri wowe harimo Imana koko umbwije ukuri muri wowe harimo Imana uzabibona kirimo mbwiza ukuri muri wowe harimo uzabibona kirimo muri wowe harimo Imana koko harimo Imana n'Imana gusa harimo Imana cyane buri munsi ikakujyana mu rugo rw'umuntu utagushaka buri munsi nabe zanjye n'inyobora hano kugira ngo nze uriya mwana ave mu kaga waretse uriya mwana ko akwamutwaye Kazuba wamumaye wamwijishura n'ibyo kurya muri aruferina baguha wowe mume oya nibyo byakubabaje mume ariko byarakubabaje wamutwaye se mume mujyana kumutuma suka mutumuka muheza iyo ngiyo niba wagiye kumucuruza niba wagiye kumukora biki ibi byo byakunanira kumufata ukamushogoshera ariko ukankuraho ururimi n'umunwa ese koko ziriya nkunga zose nizo zikubabaza ariko abakene disi niyo mpamvu buri munsi uhora uza ukicazwa hano buri munsi fereka nkubwire mbabarira ndakwiyamye reba ibikureba niba mfite ubugome ndamaze hasoni ejo uheruke hano ntuka Richa bonjour reka ça va
nubona akanya se umvugishe ndagushaka cyane. Okay. Jero sinshaka kujya nigo ntihana amagambo nawe. Reka ukuri kose nze kukubwira Richard amenye ukuri noneho ni uri buze kubikemura. None se no kumubwira uraza mu rugo rwanjye rwicaremo no kumubwira ni wowe uri bu umugore Njye icyo shaka umwamikazi mu rugo rwawe. Urumva buri munsi uzajya uza wicara mu ntebe aranyuze arampagije. Mfite abana barinze barampagije. Icyo nshaka no kuri amwe nabaho kandi akabaho yishe. Wamutwaye mu bawe ukamwongeranya umubare niba utaruzura wamutwaye. Ubabazwa n'urugo rwanjye numva nta soni ufite ubabazwa n'inkunga mabwa ariko ijambo ntusenga iryo jambo ry'Imana numva rivuga ngo kuko nta batarivuga ufite n'uzongererwa kandi n'udafite azakwa n'utwo yari afite ntuzikange n'utwawe ufite batumaye ngira ibitugo nk'iyo ufite nakuye mu maraso y'abantu nabaho ko mbayeho umwami Imana nyinshi aho kugira ngo ngende asabiriza njya mu bantu batanyeneye ariko ubundi iyo Mana yagiye bayoboraho mu gihe uko kukwereka ko kwa Jack atagukeneye ukajya aho bagukeneye si ibintu byoroshye Yesu ijambo rivuga ngo namahoro y'abanyabyaha ubusebwa ko biro bintu uzabirya ukabihenebereza ntabwo byakunda nimbimara kuko nari mfite nongererwa niyo mpamvu rumabwiriye nkunga kuko n'ubundi ndafite uribuka ko cyagiye ntafite ntacyo nari mfite rero niba ubabazwa nuko mfite wagumanye imitungo kutarenganije umwana udatoteza umwana ko birakureba kandi dore ni nawe utuma bikora ntabwo bikureba habe na gato impamvu ituma nanabikora ni nawe urimo urinjirira umwana amaze kumugira uko atari ese uri kwibwira ko abana bawe ushobora kuzapfuka basiga ese wibwira yuko ibi gukorera Kazuba nawe ushobora kuzohereza umwana wa niba apfa nzabyara abandi warapfuye se kandi mbwiye ngo wowe upfuye se njye mpfuye bazimenye njye se ndi wowe nakwicwa n'inzara se inzara ntabwo ari uca abantu bose yari itari inzara ikwishe wicwa none umutima uhagaze kwa runaka barafite kwa Sam arafite Samuel arafite Jack arafite jadada njye nta kintu mfite reka njye nicare mu ntebe zabo reka ngende nicare mbategereze bahishe reka nyene n'umwana wabo wenda barabona ko nasigaye ku rugo uraho wiyomeka ku bantu batagukeneye ntago marajanga mu rwego rwo gushukura wigize intwari reka ntago maraje mu rwego rwo gushukura pe none ngiye gusa ndi kukugira inama kubera yuko hari igihe wowe Jackie ntabwo ari na kera hari igihe bino bintu wowe uzicara ukora kuri akoze amakosa fe twabanje kuganira neza tuvugana neza kubwira umushinga wanjye ukuntu uhagaze nkubwira ibyo nakugezaho ndamutse mbyegukanye byose urangije uwemezwa n'urutwe rwawe uranyemerera nyuma yaho urabihakana niba ushaka kumagama ibyo byose simbyana niba ushaka kumagama reka duhagamane bibemo neza yuko udatoteza umwana ariko se birakureba mwakoze rero ko twabasuye tubatunguye ubwo nanyiva mu kazi ariko navuga reka mbanze ncaha ndebe ko uyu muhungu wameze so kandi ikindi no kongera kumushimira ko yabaye hafi y'umukobwa wanjye mu gihe atarameze neza yakoze impanuka so warakoze gusa mu minsi ishize hari ukuntu nabaye nkushwanamo n'umukobwa wanjye umukobwa wanjye yagiye ku ishuri aza atinze ndamubaza avuye he ambwira ko avuye aha ariko kubera ikiganiro nawe maze kugirana na mama we sinirwa amuha espace yo kugira ngo ase nk'ubisobanura ariko ndavuga uko biri kose umuryango n'umwe ndavuga nzababaza kuko ndumva ari kuwa gatanu ushize eze mu rugo mu masaha 11:02 gutyo turatongana ako ntiyansubiza nyine ariko sa kumbwira ko avuye aha ndavuga ntero utangiye gufata utujoro nk'utu ugataha utinze wenda ukabona nambeshya n'iki nuko yarara ahangaha ahubwo ni ukuri nsabye imbabazi nijye wabikoze
nijye wabikoze nijye wamutindije ariko sinabona ukuntu mbivuga ufite umukobwa mwiza umukobwa witonda umukobwa w'intwari nabikubwira gute mbese kugira ngo muri iki gihe kugira ngo ubone umwana w'umukobwa umeze nk'uriya wawe biba ari umugisha uva ku Mana ni ukuri uriya mwana naramukunze agira ikinyabupfura mbese bigaragara ko yararezwe afite uburere afite ikinyabupfura afite ukuntu rero yitwara nkunda noneho kicaye aho ngaho kitonze mbese wagira ngo ni marayika wavuye mu ijuru araza ni ukuri naramwishimiye cyane bya bindi ntabona ukuntu mbisobanura rero icyo gihe numvaga ntamurekura ahubwo sinzi ngira ngo nzamugusaba aze yibera aha ngaha numvaga ntamurekura afite ukuntu yicara akakuganiriza yitonze zidashira kandi utuntu turyoshye ku buryo mba numva ntahaga kumureba no kumwumva rero niyo mpamvu byagenze gutyo n'igihe wamutindije numvaga nta mahubwo nashidutse mbona amasaha yagenda avuga Imana yanjye we ariko ndamugushimiye yego ndamugushimiye rero yageze mu rugo ayo masaha umwana w'umukobwa umuntu agomba kugira igishyika yego hari burya abana bameze ashobora kubera ko abizi neza ko hari famiye musamo mumeze nkaho muri in touch akaba yavuga ati niho mvuye atariho kuko abizi neza ko utari bwirwe ukora verification ngo ujye guhamagara ngo baze ngo mbese avuye aho ako kabaye muri yo dusa nkaho dushyamirana nsa nk'umucyaha nk'umubyeyi ariko bisa nk'ibimubabazamo ariko nta kundi umunyarwanda yavuze ko umwana ku mubyeyi adakura ahora ari umwana uko waba ungana kose n'ubu umugore yagira imyaka 50 se cyangwa umugabo akagira 50 aba agifite amahirwe yo kuba bafite akomeza kuba umwana rero n'utwo twabayemo mvuye ku kazi ndavuga nubwo wenda nza kureba ko umuhungu wameze wenda no kumushimira kuri utwo twose so ndavuga ni wenda ndaza ku na profita aho nse nk'ukubaza ejo umwana ataba yamurenganyije buriya no hari ukuntu ababyeyi twihagararaho ariko niba byiza uko sereje umwana nawe nezezwa no kumubwira ngo umbabarira hana yahubutse se nihuse sinabanje gushishoza nawe ubwe yumva ko afite agaciro afite umwanya mu muryango rero iyo ukomeje kumwereka ko ibyo akora atari ibye nta kizima akora nawe ararambirwa karakara nyine ariko yego ni ukuri so rero murakoze kutwakira nanjye ndabashimiye ni ukuri mfite abashyitsi mu rugo nakomeje kumva message yego kanjye kuri uko bameze ni ukuri murakoze cyane tuzagana bisesuye hari umwanya uhagije yego murakoze ndashaka kukubaza niba amakuru yose barayamenye yose neza kuko uyu mugore arambangamiye ku rwego rwo hejuru ku buryo numva bibaye ngombwa n'umuntu yamukuraho aherutse kumbwira ngo agiye kunyitambika ngo hahandi ngo nzabura byose nk'ingatimeni urumva umuntu utinyuka akambwira amagambo azanyinjirira mpaka azatuma nta kintu tugeraho cyose ndagifite ndakwizeye nubwo washaka ko ndamutumira mu rugo akaza akaharara mbese nta kintu kimwe uya mudamu yaba kinyagira amaze kuba inshuti na madamu wanje nuvuga ngo bameze gutya ko na madamu nawe ni umuntu asenga wenda nubwo nsenga hari umwe akantu k'ubujyajya ariko hari abantu ubona ko barimo neza rero uriya mudamu Feza na madamu wanjye ubona babihagazamo neza ariko je icyo nshaka
ndashaka kwikura amakuru muri Feza kandi ngomba kwisanisha nawe ku buryo ubu unambagije nshobora kukubwira imirongo muri bibiri nka 15 kubera nk'iyo duhuye mba ngomba kwitegura uriya n'umurokore 100%. Mba ngomba kuvuga amagambo 3 nshyamo umurongo wo muri bibiri. Imana yavuze ngo ijambo ry'Imana yavuga ngo tukaganira kugira ngo abone koko ko nta bujyajya buri. Rero niyo mpamvu namukuruye ndamuzana buri kimwe cyose ku buryo hari n'amabanga ye ashobora kumbwira na madamu atambwiye ko hari ibintu by'abadamu usanga baganira ariko batabagomba kubwira abagabo ariko byarabimbwira kuko yamaze kunyizera kandi nanjye ntacyo nakora. We humura ikintu ngiye gukora rero amakuru yose nakubwiye ko maze kuyabona ikintu ngiye gukora no kwihutisha gahunda. Icyo kintu mbese ni nkaho icyo ngiye kukubwira ibintu bive mu magambo bijye hehe mu bikorwa. Ndashaka ibikorwa kuko ibikorwa nibigerwaho uriya mugore azaba yazibye iki umunwa avuyeho byonyine ho naba nduhutse burundu. Nuvuga ngo umuntu akure umucafu mu muhanda. Muganga aranjengereje wumve kanzonze arankondagira ukagira ngo nge nawe ibyo bindeke nturire ngo usarare ntuhogore humura ibyo bindekere nzabikora kandi neza kandi byihuse cyane uzabikore kandi neza kuko Feza niwe muntu mbangamiye arambangamiye noneho yitwaza akantu ko kuba ngo twunga imiryango yacu ngo zarara ngo zeze ngo turaziranye ngo yabaye ngo mukuru wanjye murumuna wanjye ngo ibyo bintu arimo arabifata akabirishisha. Twadutaniye amasengesho y'umugoroba wowe se ariko cyane ibyo usenga wabiteguye se nagukereje humura ibintu byose birapanze ariko noneho reka mubwire ko Imana impishuriye ko twakora amasengesho y'iminsi 21. Yego ko uzayishobora si faranga nibagiye kuzajya urya ubwo se si wari kumwana umubwire kariho oya ntabwo haragera ntabwo ariho ariko humura ukajya namuhamagara no kuri WhatsApp turacata ayiwe Feza ndakubwiye ko gahunda zose z'umunsi aba yazimbwiye ubu ni ukuvuga ngo nkejo agomba kuja ku musozi kandi arazi ko Imana tuvugana amaso ku yandi rero namaze kumufata 100%. uriya mugore arasenga ajya mu byumba ajya he hajya ku misozi he tubikore vuba vuba bataravuga ubu ngubu nibyo bamwereka abakozi Imana kuri je ntabwo yanabyemera avuga ati mwavangiwe jewe ndamugererayo nkamubwira do A Z akambwira ati urimo neza komera mukozi w'Imana ndangije akansengera ariko amakuru nkayabona ahubwo reka ngende ndabona abana ambuze genda ibisigaye ubimbaza kandi ntugire impungenge. Kazuba se usikaza ugahita winjira utanansuhuje masomo agenze atase ngo shira bagara shira riba what do you want to get somebody sibyo namenye aho ushize watinze uri kandi wabizi ndakwizera nubwo njye nkubuka rimwe na rimwe sibyo ndagukunda
cyangwa mfite umujinya niba papa warandenganyije kandi niyo mubwiza ukuri mama ari hano nyine ntiyari kumerera nabi ariko nyine nanjye ndagukunda umubyeyi mwiza umura nta muntu uzongera kuduteranya ariko nawe ujye witwararika sibyo ucekinga ibyo ujyanye ku ishuri ucekinga ibyo ugaruye nawe ubwawe wimenye njye wumve ngo kano gakapu nta nubwo njya nkakoramo kuva iriya baga ni n'ubwa mbere nari mbonye umuntu ugafunguye Paul amasomo yagenze ate ku ishuri birahaye nyine gusa nyine tugiye gutangira egizami urabona zimeze gute cyangwa urashaka kuzana umunota nk'ayo bushize uyanise ubushize nazanye make ntabwo ari makeya none se icyo bita improvement ni iki amanota wazanye amanota wongeraho ushaka ko nzageza 90 ahubwo wakageza 99 akabura byibuze nka rimwe cyangwa akabura iki siko n'uwa mbere atajya yabona kubera icyo atayabona ni ukubera ko ku ishuri nyine turi abana benshi ntabwo gutsindwa k'umunyeshuri si ubwinshi bw'abantu nyine biterwa n'ahubwo n'abanyeshuri urumva imyanya bagiye babona abo bose rukwira kubacaho ukabajya imbere nabo ba mbere noneho ku buryo mwarimu azayategura ibintu ukamera nk'aho yateguye ikizamini mwicaranye ahubwo nzajya ngerageza aha nta kazi ujya kuvoma sibyo aha ngaho utuntu ukora n'utuntu dusanzwe tutakoburije kubura amanota sibyo kandi ugomba kwimenya ukavuga uti ubuzima ndimo cyangwa se ubuzima nabayemo cyangwa se ubuzima nzabamo bupuraninzwe nande buteguwe nande byose niwe biri mu mutwe sibyo yego kandi nanjye ukampesha ishema nk'umubyeyi ibintu byose uzajya ukora ibyo utekereza umwe jya umenya ko ufite papa ugukunda yego ibyo abantu bavuga ibyo batavuga wowe n'umutima wawe n'ubwonko bwawe wowe wize sibyo kandi mama yakwicaza yakubwira ibintu nubwo byaba ari byo nubwo byaba atari byo ukabyikiriza ukamubwira uti sorry ntibizongera mama se none nukugerageza icyo bita kwiyesikiriza nicyo cya mbere si ngombwa kubera ko wakoze ikintu ahubwo umutima wo kugira ngo wakirane cya kintu n'uburyo uri bukinyuremo dode ko excusing yego umuntu ari excusing ariko nyine ari igihe uwo uba uri ku excusing aba atakumva nk'uko ejo bundi wabikoze nawe ndi kukubwiza ukuri ako nyine wanga kunyumva ariko kuri kwawe ntabwo kuri k'umuntu ntabwo kuroburije kuba buri muntu wese yagira ate yakumva hari challenge ugomba kubuzamo sibyo ugomba kuvuga ikintu umuntu ntacyemere ariko umutima wawe ni umuhamya wa mbere sibyo yego rero ndagukunda wite ku masomo yawe kugira ngo ejo hazabe heza nanjye ndagukunda Allô? Hey. Yes, allô? Yego niwe. Nameze neza ariko. Tumeze neza. Ko nabamenye? Ya ikumenya ariko tubiretseho. Akiraga mbona umubwire ko ari amakuru dufite avuga ku mwana bita Kazuba. Akiraga rero nimba byakunda tugahurira ku gashyamba kano kari munsi y'iwawe. Ntabwo nakuya kuri telefone nanjye yamara. None se wabimbwiye kuri telefone? Uya kuri telefone ntabwo byakunda nanjye ndakuvuga ko nanjye ndamutse ndebye nabi nanjye rwose byangiraho kuri kandi cyane.
Nose ntago nagushakira nimero yindi ya WhatsApp ugafotora ukabishyira kuri WhatsApp. Oya wanyumvise aho musabye ukaza ko atari ibintu bigoye. Okay. Ubwo hagaze he neza urwega cyamba. Neza rwose hano munsi y'iwawe ku muhanda. Okay. Kandi nane. niba ari wowe waka ndengeye unde ngani